Simpamya ko nanjye atari yarandoze. Nta n'umuntu tuzi yaroze. Simpamya ko nanjye atari yarandoze. Kuko ntekereza ko ukuntu namufataga, ukuntu numvaga azahinduka, ankibaza. Urumva yashatse ko asura muri babonogonozi ba zamani. Bimwe bya kera avuga ko afite kubyarira abana, buri mugabo wese ufite gahunda za mubyarira. Ubu yagize ku mafaranga. Indaya ko nta kintu zihomba. Indaya na address ushobora gusanga nawe byo nabigurishije. Kuye guhinduka kuko ahantu uri mugana, ahantu uriho ugana ntabwo ari heza. Urimo uragana mu rwobo kandi kurwikoramo bizakugora. Twakugira inama. Baye kazi bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kaze TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasura bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi kandi sire ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abari mu byo hanze mwese ndabasuhuje ndetse nshimira abatanga inama n'ibitekerezo muri comment namwe ndabashimira cyane ndetse n'abandi mugenda mufasha abantu mu buryo bw'ubushobozi bibazo bagenda bafite bigiye binyuranye namwe ndabasuhuje. Uyu munsi rero ndi kumwe na Lucky tugiye kuganira murabizi ko ari mu rukundo ruri kubira buriya siko ruri kubirindura mwitanura babita kubirindura. Ari mu rukundo ruri rushyushye cyane rwose muri iyi minsi ameze neza. Urabona ko ufite akanyamuneza muri iyi minsi noneho. Ibintu niterebye. Agari nka cya gihe mbere wabaga uri ku mihari akora mukafira agiye kuzana ku giti. Warababaye wararakaye. Mukafira agiye kuzana ku giti ariko Imana ishimwe ko ibintu na amahoro. Ubu meze neza cyane. Iyo ufite umukunzi nyine muhuza muganira ku bintu byose. Nibyo nakubwiraga cyagiye ubwo duherukana. Niko ndakubwira ko iyo uri kumwe n'umuntu mwumvikanye ibintu bigenda neza. Ashobora kuza mu rugo akansura icyo abona kidahara akagishyira ku murongo. Mbese nanjye nkumva ko antuka ntabwo ndi njyenyine. Impamvu rero nifuje ko uyu munsi tuganira urabona ubushize wari kumwe na Rehema nyine fiance. Buriya ntitwamwita fiance. Harya iyo abantu bakundana nk'ubu mukundana bigera ku rwego rwa fiance ari uko muri gupanga ku bana cyangwa n'ubu mwakitwa fiance. Ntekereza ko ibintu nk'ibi bisobanukiwe neza. Oya ubu muracyara ariko ntabwo muri aba fiance. Ya nawe turakundanye kabisa. Nicyo kintu uzi. Rero hari utuntu numvaga nshaka kukubaza adahari buriya nawe kimwe nuko hari ibyo nabonaga namubaza nkabona byamubangamira uhari. Abizi ntago nigeze nkubaza story yuko mwahuye uko mwamenyenye ndetse na nyuma yuko tuganiriye mbese uko bimeze aho bigeze. Rero nashakaga utubwire uriya mukobwa ni mwiza ntacyo abaye. Urabona ko atandukanye cyane na giti mu jisho wari ufite mbere kafiri satani. Ubwo rero uriya muntu rero shamana buragiye kumuvugaho nasoma cya gitabo cy'imirongo miremire kuko mu bintu byose yigiraga umuyo wayi cyane. Reka mbanze zoza akantu ngiye kuvuga turamugeraho naho. Nagira ngo utubwire agastori gato wenda simvuze ngo uvuge byose ko mwahuye naho mwicaye na fanta mwanyweye ariko utunyurire muri Hema mwahuye gute mwahuriye hehe kugeza aho nyine mu terese usaba urukundo bararukwemerera urakonfirima uko ari sheri uburyo uza kavuga ati buri umuntu ageze yakuri kamera akavuga ati uyu ni sheri nuko nyine aba ari uwo nyine ubwo nta nundi wakibashya ngo ahamagare ngo rake ngo none se kuko wamaze kujya ku karubanda gushyiraho umupaka gufatisha uriya mwana byagenze bite mwamenye mute. Keza rero buriya rero ariko bavuga ngo ikintu cyawe nta hantu kijya kandi ngo nta hantu utabona umugisha. Njya kumenya na Rehema buriya nari ndi mu buzima butanyoroheye. Ntekereza ko ntabwo mwabimenye nigeze kurwaraho akantu ka malariya kubera ko njyewe nta ibintu byo kurwaragurika cyane bitajya bimbaho. Iyo akantu kanyatatse karanyumvisha byahatari. Sasa noneho ubwo nza kurwara ka malariya biba ngombwa ko namaze iminsi mbayeho nabi mu buzima bubi. Urumva nayo ndi nyine nta muntu abwira ikibazo. Mu nyuma
nza kugira abantu baza kunsura, bamaze kuza kunsura ubwo ariko nawe aza muri abo bantu, ariko mutaziranye se ntabwo twa tuziranye, ubwo ako urumva yaranzi bitewe n'ibintu byanjye yarazi bya mbere. ubwo yaje azanye n'abo bandi bari bagusuye, ubwo n'umwe mu nshuti ze. urumva bamenye ko narwaye, bapanga kuza kundeba. urumva babonaga ko nasereraga na Farida, kuko nyine umuntu ugenda yunguka inshuti. Ntekereza ko niyo ekipe yaje kundeba, ahanini abantu benshi bari bayirimo ni abantu bamenye muri buriya buzima bwanjye na Farida. Yego. Biza kuba ngombwa ko baza kundeba, baramamagara ndakibite ndabwa ntabwo ari sawa, se ko dushaka kuza kureba bisaba iki, twakubona duti. urumva ni story ndende, ndabwira okay nta kibazo mwaza kundeba ni karibu, niko kuza kunsura. Baraza barashyashyana, umukobwa rero arukuntu bavuga ngo nta mukobwa w'umushitsi ubaho, ariko nayo naje kubibona. Ariko ni nabyo baraza bakora utuntu mu rugo aho ngaho twibanze, barambwa nk'umujene rero twaje gusura, twaramenye ko warwaye, ariko nk'umuntu twari tuzi ubuzima warubayemo ntabwo twaterera iyo. Nibwo Rehema nawe yaziyemo rero. Rehema araza, ibyo mu kuba birarangira barataha. Yego. Mu gutaha rero Rehema yakomeje gukurikirana njyewe. Niwe wakomeje gushaka kumenya agakurikirana, ese umujene bite, ukeneye iki, nkamubwira nkeneye iki. Mu kandi kanya gato nkabona akamoto karazanye ibintu, shiraho ngaho ni Rehema gutyo gutyo. Yego. None biza kuba ngombwa ko nza guhamagara Rehema, ndabwo Rehema biti urumva utekereza gute ko bivuze ko ari watangiye akuvugisha? Bosi sinabyita ko ari watangiye, ahubwo ibikorwa bye ni wavuna kubwiye ngo imibanire myiza n'abantu. Naramubonye umuntu azi kubana. Yego. Ndeba umukobwa utangiye kunyitaho, nta minsi tumaranye, wenda yambonaga hariya ko muri biranabagamo, agakenera kumba hafi. Yego. Muri Kigali kugira ngo mbone umwana w'umukobwa ukenera kuvuga ngo umujene nagabaye mu buzima bwiza, ariko reka ngire buri kintu amusapotinga mu niba kibashoboka. Ahubwo na benshi duhura nabo bumva baza bagukeneyeho icyo bagukuraho. Rehema dutangira gutyo, nza kumusura, mu nyuma gato aza kugira nawe kandi kantu gatuma musura iwabo mu rugo. Yego. Mumenyana gutyo. Njyayo, amaze kujyayo nsanga afite abashyitsi biwe, ndumva karakarori kandi anniversaire. Yego. Nza ukajyamo gutyo, maze ukajyamo, mbona ukuntu ibintu ari amahoro, ndavuga ibintu ubundi ubuzima nk'ubu kwanza nta muntu utakwifuza kububamo. Ndavuga tanda hasiga gato. Ubuzima nk'ubu nta muntu utakwifuza kububamo. Rero biba ngombwa ko biza kuba ngombwa ko nanjye nca ku ruhande nganira na Rehema. Rehema bite, ubaye gute, ko wanyitaho muri ubu buzima ubu n'ubu, ubundi wowe ubaye gute? Ubwo twaganiriye aranyibwira, ndamwibwira, arambwira ati wowe kunyibwira ntabwo ari ngombwa kuko wowe ndakuzi wese. Ndakuzi. Ntabwo ko nta kibazo. Tubanza kuba inshuti gutyo. Nyuma ndavuga ko ubundi niba umuntu turi inshuti, nkaba nta kibazo afitanye nawe, nkaba mbona hari ukuntu nyine rega hari ukuntu buri inshuti n'umuntu muri inshuti gusa, none ukajya ubona bwa bushuti wababyaza umusaruro. Bitangira kuzamo gutyo. Ndavuga urarikocora rero. Ndavuga ubundi kubera iki ntashaka kugira ikintu amubwira, niba aranyitayeho handi nta wundi muntu ari mfite wo kumira iruhande, kubera ikintu ntashaka kuba namubwira ikindi mu. Sasa mu kukimubwira noneho byabaye nko kuvuga ngo wowe nari naratinze, warakererewe. Iyo biza kuba ari bya bindi bari kuvuga ngo umukobwa ngo niwe ubwira umuhungu ko amukunda, byari kuba yaranabivuze kera. Sibyo? Ndamubwira, turaganira, mubwira icyo mutekerezaho, arambwira ati niba ari icyo ntekerezaho kuko reka tubereze iminsi dutegereze, inshallah wenda bizakunda.
dukomeza kuganira ku inshuti nyuma rero nibwo haje kuvamo ikintu kize gute haramwateye uraraki naye ndagukunda yego rero amungani nta kuntu nakwifuza kubaho nakomeje kubana na wowe niba mbona buri cyo warubaye muri buriya buzima bwa zamani nkabona buri cyo buvuyemo ukaba kuri ubu ngubu ukaba ukibasha kugira icyo ubasha gukora amahoro ubuzima bwawe nkabona narabujemo nubwo nabujemo mu bihe by'ibibazo by'uburwayi ariko ubu ngubu turi mu mahoro byibura ubu mumeze neza yes nibwo nahise mwana burya rero ibintu bimeze gutyo tuva ari amahoro reka twigire rero kuri ex wawe ariwe Farida amakuru uraheruka Farida bo simvugana nawe ntekereza ko nta na communication iri hagati yanjye nawe ariko njya mbona ibintu aba mu sometime nkabona ntabwo ari sawa cyane sha Farida nyine ntabwo ari sawa ariko cyiza nuko ari umuntu mukuru ni umuntu mukuru ariko noneho ibintu asigaye akora ni agashya erega kuba mukuru gusa ntabwo bihagije yanda yaravutse umwana agira ikibazo yitaba Imana narabyumvise bivuga mu bantu bavuga umugabo aravuga ati wa mugabo nyine wamuteye inda uri papa wase aravuga ati impamvu umwana wacu yagize ikibazo ni inzoga zawe za nzoga wamubuzaga nawe kandi yaravuga ko inzoga atazireka reka da za nzoga wamubuzaga yabanye na papa wase nyine noneho uriye ingeso kuyireka biravuna noneho akajya yinywa yihishe umugabo yamubuza akajya azinywa yihishe noneho akavanga na marikeri ariko ubwo umugabo ntiyigeze atubwira ko akinywa inzoga abitubwiye ejo bundi baratandukanye kumbe na Farida na papa wase barongeye baratandukana Farida ni wamutaye urerega wamutaye ubwe buriya hari ikintu kibaho hari igihe ukora ubuyobe igihe kikagera ukabuvamo buriya papa wase nawe yabonye aravuga se uyu muntu wamungani ndi kwirukankaho barakurikiye abato ariko noneho akura muginga ashaka wagira n'imiti hari nta kuntu wajya mu bapfumu utanarugura muginga nawe ashaka kubara ase Farida ajya mu bapfumu hano muginga ajyaga no mu bapfumu sana nagarugana uyawa simamye ko nanjye atari yarandoze nta n'umuntu tuzi yaroze simamye ko nanjye atari yarandoze yarakuroze iki se kandi mwaratanga kuko ntekereza ko ukuntu namufataga ukuntu numvaga azahinduka nkibaza ahubwo niwe baroze ntawe muroze n'ubwenge bwe ntabwo navuga ngo hari umuntu yaroze ahubwo we baramuroze kubera ko ibintu asigaye akora hari aho yakisabiye Kayusi somuzi ndamubona Kayusi umwe mutinganye amusaba iki none se nyine Farida ashaka kwambika impeta Kayusi Farida niwe ukeneye kwambika impeta Kayusi sasa nanjye kambabaza ikibazo ubwo ndashira muri rusange abakobwa ni mwebwe mugezaho musaba kwambikwa impeta byarakomeye wa muntu byagenze bitese ariko biterwa ntago ari abantu bose urumva njyewe Farida mbona asa nkaho yagize ikibazo ntabimenye kubera ko niba ufashe umugabo agata urugo nako we mutandukanye ku bana bikabananira ugahita ufata umugabo ufite urugo kabigakunda umugabo kamufatisha abana agata umugore akagenda akajya kwa Farida bose ubwo vura kintu cyari kibyishe nyuma ibyo birabaye ubonye ibyo we ratubwira ati ibyo nashakaga narayibonye kwa papa wase ati none arambaza iki nagende n'abandi binjire avuga ukuntu ngo umugabo ngatakora adakoranye n'ibyo agomba gukora mu buriri inshingano urumva yashatse koko asura muri babonogonozi ba zamani nambwe uzi ko umugabo uri kuvuga afite umugore afite abana bazabona ibyo bintu ngo byose birandeba niba atazi gukora ngo akazi ke mu buriri ubwo twe tumubashije impamvu yiruka kuri Kayusi Kayusi ko nta mafaranga agira basi ujya mu bagabo kubera Kayusi ko mbona rino genda ko mbona yajegeye ndavuga ni wenda ibyo bintu aravuga ngo bikora nk'akazi umugabo wese ubitayari bimwe bya kera avuga ko afite kubyarira buri mugabo wese ufite gahunda za mubyarire ubu yagize ku mafaranga yaho ukishyura nzano bigeze
ubwo mbese nawe arapimisha ashyira ku munzani. sinzi niba ari bwo byo twabivuga ariko bisa nabyo. Umva asebye umugabo uriya aramusebya papa ngo wase ngo ntago ngo ntago akora akazi neza mu buriri ngo n'ubundi nawe yataye urugo rwe ngo abagabo baba bafite gahunda ngo bajye yatanze na nimero pe Farid ati umugabo uzajya unkenera ajya mpamagara nimero ngeze. Ati njyewe nta mugabo icyuza kuko papa wase yamuhaye intebe na televiziyo byiwe mu rugo. papa wase yasahuye urugo rwe abijyana kwa Farid. Yego kiriya kigenga kiraroga. rero niba wanze ko tukomeza kubana ngo nsubiza ibyanjye. Farid arahira ati nta kintu cyageze mu nzu wanjye cyagisohoka. Wazizanye ureba he wazizanye bigenze amagambo menshi ntago nazigo. Papa wase aravuga tugo nzajya kukurega. Ubu bategereje papa wase ategereje kujya gutanga ikirego ngo Farid amusubize inyuma. Ahubwo reka papa wase nawe reka muvugeho nubwo natutaziranye cyane ariko ntabwo bikwiye kujya kwiteza rubanda. Ibyawe byarabaye niba yarivuruguse mu mafuti akatera inda ku ruhande kubw'amahirwe make umwana akavuka agahita afa. Papa wase ntabwo akwiye kwiteza ku karubanda. Arajya kurega indaya wowe ngo ibikoresho byanjye indaya siko nta kintu zihomba. Nta na adresse. Indaya na adresse ushaka gusanga nawe byo yaranabigurishije. Fede niba uri kwita indaya. Kira no sinabyivugira. Jewe niba mbeshye sibyo ko Farid ubwo atavuga ati jewe ibyo ntanga ebana nibyanjye buri mugabo wese uri tayari naza ndebe azana amafaranga atanga nimero sibyo azane iki cash hatariyo ni hehe wahakana ko atari ushingiye ku kinone ariko ntago ari ubusirimu nabona ubusirimu bwiwe ni mu bagabo. Yarambwiye ngo nubwo buryo bwo gutunga umwana we nyine abari mu kazi ashaka amafaranga kubera ko abo bagabo bumva barahura bakamuha amafaranga abo bagabo ndambwiye se dose amafaranga ko nari kina mu marira ya maziki simbizi namwe ntibyo niyo birashoboka wenda ushaka gukura bakora marinye y'abagabo n'ibintu bisanzwe ku bakobwa nyine none mu filime ufite umwana abaramuhigira birumvikana none kuhigira umwana ari uko wakoze ayo mabi ari uko wasambanye we yaranatubwiye ngo ni umusambanyi yarabitwemereye ko asambana kandi uri murahakana ko urimo uramuvuganira kandi hari abantu bazamane bavuga ko wowe keza uvuganira Farid. none indaya ni ijambo rivugitse nabi tujye tuvuga ibintu mu mazina yabyo. none indaya ni ijambo ribiwe tubyite gute ntabwo bakibita indaya babita abanuza indangamirwa sawa kabisa indangamirwa. Farid indangamirwa ndagusoje cyane shara azagushishura nabona kintu kazi yake none siko ngewe nta kintu bimbwiye nta kindi kintu mvugana nawe ariko afite umutima mubi nta kuntu birabyo byari kumuhira ntabwo bishoboka ukabyara gushaka namabwiye ufite umutima ukomeye mubi umutima ukomeye nambwiye ni se ikindi kibazo namwe se kuko ayusi nta mafaranga agira wenda ibyo yatubwiye ngo ibyo bikora kugira ngo abeho abaye muri Kigali kuko nta kandi yagiye guhinga se yo kwicwa n'uburoro afite nako kabari ariko ntabwo ndagiye sinzi ko kameze gafite nakabari ndamubwira se wenda tubyemere akabari kandi nanone ku yindi ncuro afite akabari sinzi Farida eko se rero uriya mukobwa yaranyobeye akabari umunsi ku munsi akabari ega niyo business azi burarega umuntu akora ikintu azi neza ko ashoboye akabari nose amafaranga yashiraye ayakoresha iki se ntashobora kwisukisha ibintu bya bye reka da sibyo ariko ibaza umukafiri bana yivuruza umuntu ngo gupfa siko muramuginga afite umutima mubi aba yarakayira Pedrakara nabi nakecwe n'uburoro uburakari rero ntabwo najya ajya kugenda kugira ikintu avuga cyane cyane wenda hano ntakagenda yarakaye erega kurakara ntabwo ari ngombwa ngo buri wese ahure n'ingaruka z'uburakari bwawe nusoro nyifuriza gupfa nta deni nkurimo
nta kibazo mfanye nawe none se ubwo namubazaga nti Kayusi ko n'amafaranga agira wamukundiye uramutereta Kayusi kuko ni umuntu ukwiye kuguhakanira akaguca amazi kuriya umukeke ko n'amafaranga azaguha Kayusi niwe umuhakanira Kayusi nta nubwo aramwemera rwose arambwira ngo ngafite icyo ashaka barambwiye ngo Kayusi ngamugererayo Kayusi ngazi kubikora sinzi ikijambo yambwiye icyenda gusa nk'ibyo ngibyo ndamuheba ndavuga ni Fari ndaguhebye ndagusezeye niba utangiye gutekereza ibintu nk'ibyo kuri Kayusi ngo Kayusi ngazi kubikora neza ndavuga se iyo ndwara hari indwara ngo zo gusambana iyo ndwara warayirwaye bantu musenga rero reka musengere Farida tu ujya wasamba ugasambira kuri Kayusi nambwiye basi yishaka nk'umujama mwiza cyangwa wundi utari Kayusi ubwo bwenye ntago bufite reka uribuka muri umuna we zamani suzi ko yageze kumunshinja uribuka avuga ko atigeze akandagiye ku ntebe ishuri Igoshana we yaramuse ntabwo yamusebeje nanjye nibyo kuri sasa iyo urwego rw'imitekerereze yiwe nuko kwiruka inyuma ya Kayusi nta muntu ufite imitekerereze muzima ushobora gutekereza ngo ngiye ngo abagabo bose bazi mbese ubwo tutubare se ni intwari se naramubaje nese ubuzima amaherezo kubera ko iyo wigaragaye mu bagabo cyane nk'uko murakundanye arakuretse ahuye na papa wase aramuretse ahuye na Kayusi araje azamureka nose ubundi ubwo amaherezo y'ubuzima papa wase we n'umugore we ubwo bimeze bite papa wase yari yarataye umugore nawe yirirwa ataka umugore n'abana barabuze icyo barya nta kintu bamariye nawe ariko Farida wa mugani wagira ngo sinzi yari yamuhaye yasombe biti igicucu ramugenga araroga biri seriyo umugabo arazubara turugo rwe umugore akajya hamagara reka da hamagara papa wase agahamagara umugabo agahamagara nuze Farida reka da umugore wa papa wase agahamagara umugabo we reka da umugabo yarigiye kwa Farida iyo bigeze ku rwego agaruye ubwenge ariko Farida amwirukanye yaramusohoye aramuganga aramuhaza Farida abwira wase Papa yaragiye sinzanacumbitse muri iyi minsi ariko yaramwirukanye mwabajene mwe reka twisubireho bagabo muri suzuguza twisubireho cyo koze niba uwo Kayusi yarakoze icyemezo akavuga ni kafiri satani toka kure abana ngiye nta kintu mvugana na wowe se nawe ko araho kabaterateranya wa muntu we okay ashaka guterateranya kuko aterateranya akagira ikintu kivamo niba ragira ikivamo Farida reka niba Farida yirukanka inyuma y'umuntu ngo nyambike akuri gukuranyiruka yirukaho juraraki uri umwana mwiza afite ururimi rwiza nubwo ngubwo agiteretana na papa wase yamubwiraga amagambo meza baragasomana urumva utubizu basomana buri kanya urusherike ya umakeya ndabyemera ko nkunda umva urukundo rubira ariko hashize iminsi ngahise ejo bundi nibwo mukati yavuga ngo ntaga kimushaka ngo umuntu wataye umugore n'abana ngo nawe yaza cyo zamugani niho andi rero umuntu aba agomba kwicara agashima n'Imana ni andi umuntu akwiye gushima Imana kabisa ngayibaze noneho byose biza kuba kuri njyewe sibyo ese ubwo mwana we karoko wenda na byabaye n'amahirwe make wenda akongera agahita ko wafa yari gukura mu buye buzima yari gukurikiza nyene urumva bimwe nawe uragamubwira buri munsi yaboneka reka ibintu by'uburaya reka ibintu by'ubusinzi ngo pana ngo ngewe ngo nzinywa ngo kubera ngo umwana unywa inzoga kubera umwana nyine ngo arayimusabaga ati man nshaka mitsingi cyangwa nshaka rikeri izo ndwara barazivura ariko nyine ujya wicara ushima Imana wigurira akantu ko ariko nshima n'abantu bagendaga baba bangira inama benshi kabisa arabona uraga nabo bakamwata kira kigori cyarakoroze ko kitanameze neza si cyiza ugikurikiye iki nta n'amafaranga afite nta kintu yakafi turi kugana ku musozo ugira ijambo wibwirira Rema ahantu uri hose ariko tu ndagukunda cyane hari icyo wabwira Farida we Farida namubwira ngo ukwiye guhinduka
ukwiye guhinduka, kuko ahantu uri mugana, ahantu uriho ugana ntabwo ari heza, urimo uragana mu rwobo kandi kurwikoramo bizakugora. Twakugira inama nubwo twazikugiraga, ariko none twumve ukatubona wenda ko turiho tukubuza gukora ibyiza. Ntekereza ko ibintu bimwe na bimwe watangiye kubibona, burabyaye umwana ko ahita ko apfa, papa wa se na wewe yaragiye, n'abandi bose uko twagiye niko n'abandi bazagenda. icyabajyanye ntikizajyana n'abandi. Yes, rero wowe niba ukeneye kugira ngo ugire ikintu ugeraho, cara hasi wige witekerezeho, windure inshuti ubone icyo wakora. Yego. Reka dusoreze hano, ndabashimira mwese mugende mwandika muri comment mubagira inama zijyanye nuko mubwira Rakiti komerezaho. Mwese ndabashimira mwese mugende mwandika inama zanyu n'ibitekerezo, abantu benshi barazikurikiza cyane kandi zikabahindurira ubuzima. Kanizire ko muzakomeza kubana natwe naho